mumaze iminsi mubona amashusho agenda acaracara cyangwa se atrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nk'ama Facebook, TikTok ndetse na WhatsApp, no kuri YouTube ayo mashusho ariho. Mu byumweru bishize ku mbuga nkoranyambaga nk'izo twari tuvuze haruguru nyine TikTok, Facebook ndetse na WhatsApp n'ahandi hagenda hanyuzwa amafoto y'ibyamamare cyangwa se amafoto cyangwa amashusho ari kugenda acaracara. Mu byumweru bishize hagaragaye amafoto cyangwa se hatangiye gukwirakwizwa amashusho n'amashusho arimo agaragaza umudepite, ni honorable depite wariya mu gihugu cya Uganda Kakwanzi Elizabeth, mu buryo nyine bugaragaza ubwambure bwe. Gusa nta kintu na kimwe nyine kiremeza ko kuri ubu ngubu ko ari we waba uri muri ayo mashusho. Rero nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu n'ayo mashusho, reka tuze tureba ese Kakwanzi Elizabeth ni muntu ki, ese aya mashusho byagenze gute kugira ngo akwirakwizwe, dore ko benshi barimo baravuga ko ari deepseek yaba yarakozwe mu buryo bw'ama-AI. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro uyu munsi. Niba utarakanda subscribe uyikande, ufungure n'inzogera, ukande like kuri iki kiganiro gisangiza n'abandi kugira ngo n'ibindi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi tugiye guhita ubibona mu Rwanda. Reka tubanze turebe ese Kakwanzi Elizabeth ni muntu ki. Kakwanzi Elizabeth ni umwe mu bagore bakiri bato hariya mu gihugu nyine cya Uganda bari kuzamuka neza muri politiki ya Uganda. Yamenyekanye cyane kubera imyifatire ye itanga nyine icyizere, ukuntu ashyigikira urubyiruko n'abagore mu guteza imbere igihugu cyabo, kandi akaba umwe mu bakiri bato bahagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Kakwanzi yagiye agaragara mu biganiro binyuranye by'imibereho, uburinganire n'ubwisanzure, ndetse akunze gushyigikirwa n'urubyiruko rwifuza impinduramatwara cyangwa se impinduka mu buyobozi bw'igihugu cyabo. Mu byumweru bishize nk'uko twatangiye tubivuga ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, Facebook n'ahandi, hatangiye gukwirakwizwa amashusho atanu, ubwo ni video 5, reka tubivuge gutyo, z'uyu mugore Kakwanzi Elizabeth mu buryo nyine bugaragaza ubwambure bwiwe. Gusa kuri ubu ngubu nta kintu na kimwe cyemeza ko uyu mugore yaba ari we ugaragara muri ayo mashusho. Bamwe bavuga ko bishobora kuba ari amashusho yafashwe ya deepfake, bivuze ko hakoreshejwe ikoranabuhanga rya AI rifatanya isura y'umuntu runaka n'indi y'undi muntu, then ukaba ushobora kubona umuntu ari we neza wakoze igikorwa runaka, kandi ari ifoto bafashe bagahuza na cya gikorwa umuntu yari arimo arakora, wowe wabireba neza ukabona niwe, umva nta wamutandukanyiriza. Hari n'ibinyamakuru byo muri Uganda n'abandi bantu ku mbuga nkoranyambaga nyine bavuga ko iyi ari uburyo bwo kumusebya by'umwihariko, kuko amaze iminsi azamuka mu myanya y'ubuyobozi no mu ruhando rwa politiki. Ahangaha nanone kandi ibibazo bya deepfake bikomeje kwibasira abanyepolitike b'abagore cyane ku mbuga nkoranyambaga. Deepfake ubundi ni ikoranabuhanga rishobora gufata isura y'umuntu rikayishyira ku bundi bwoko nyine bw'ifoto cyangwa se bw'andi mashusho, ku buryo bigaragara nk'aho ari we. Rikoreshwa cyane nyine mu bintu birimo gusebanya cyangwa se gusebya abanyapolitike, gukwirakwiza ibihuha n'amafuti, nyine ibintu nk'ibi ngibi mugenda mubona, gukoresha isura y'umuntu mu bikorwa byo guharabika cyangwa se kwiyitirira ikintu runaka. Birashoboka ko hari abantu bashaka kugira uruhare nyine mu gusenya izina ry'uwo mugore, kumwambura icyizere rubanda bari bamufite birumvikana, cyangwa se gukwirakwiza amashusho nk'ayo bishobora kwangiza nyine ubuzima bw'uriya mugore cyangwa se icyizere bari bamufitiye. Ahubwo ndetse ibi bintu bishobora kumwangiriza isura muri rusange. Gusa hari reaction abaturage nyine bagiye bagira zigiye zitandukanye nyuma y'aya mashusho, ariko hakaba bamwe baza ku ruhande rw'uyu mugore bakavuga ati uko twari dusanzwe tumuzi uyu mugore ntago ibi bintu yabikora. Abandi bakavuga ati ibi ngibi niwe wabikoze. Aha bakavuga ati bamwe baramushinja bavuga ko yaba ari we kuko bityo akwiye kwegura nyine akava
ku buyobozi, abandi bamushyigikiye nyine bavuga ko ari igikorwa cyo kumusebya cyangwa se kumusenyera nyine isura, kandi bavuga ko hakwiye gukorwa iperereza ryimbitse. Hari n'itangazo ryagiye hanze ryibutsa abaturage ko gukwirakwiza amashusho nk'ariya bifite ingaruka mu mategeko, ndetse baburira n'abaturage cyangwa se n'abantu kutishora muri ibi bikorwa by'isebanya. Rero ndagushimiye wabanye nanjye muri iki kiganiro, andi makuru tuzajya tugenda tuyabagezaho umunsi ku munsi. So niba utakaze subscribe cyangwa se ukaba ugeze kuri iyi channel uri mushya, kanda aho ngaho handitse subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. So ciao ciao, mukomeze kugubwa neza aho muherere hose.